umuserebanya. Nanjye nibera umuserebanya wenda nimba ari byo simbizi, ariko ni ukubeshya. Hari amagambo nyine bari ubwiru, hari impamvu babagiye babivuga gutyo, hari icyo bashaka kugeraho. Twakomeje noneho sasa ikibazo cya kabiri. Cyari ikibazo cya mbere nubwo cyari gisanakuza, ariko ari ikibazo kimwe ugomba gusubiza noneho ukabona yawe. Cyari icya mbere gifite amanota yayo uzacyuzuza. Urumva ni ibibazo bitatu, ubwo ni bitatu, ibibazo bitatu nyine uko ubisubije byose nyine ugomba kugira ukuntu agomba guhembwa. So ya kabiri ni igitekerezo. Igitekerezo nacyo kugisubiza neza nacyo gifite amanota yayo, nyine ibyemezo byacyo nyine nawe urabyumva. Urumva nyine wowe ariko wenda ufite confidence, wenda abona wewe wantu w'ikinyarwanda wewe wamucyumva wamukizi, ndabona wowe uzayuzuza. Nakira peace. Yes. So dufite ikiraro cyanyuzweho n'abantu batatu. Ugomba tega amatwi neza uze kunsubirishamo ariko amusore uraza gusubiza nyuma video wongeye urebe, kandi ukore subscribe na comment na share. Nukuri ndagushima cyane, urabugize neza. Nukuri Imana ikunda umugisha. Dufite ikiraro, kandi ikiraro cyaciweho n'abantu batatu. Umuntu umwe yagikandagiyeho muri abo batatu, uwa kabiri arakireba, uwa gatatu akinyura ariko ntiyakibona. Basubirireho, ni batatu. Dore umwe, babiri, batatu banyuze ku kiraro. Uwa mbere yakinyuza agikandagiraho. Abasesenguzi ubwo ndabizi muri mu byanyu. Uwa mbere yakinyuzeho agikandagiraho, uwa kabiri ntiyagikandagiraho akinyuraho ariko arakireba, uwa gatatu ntiyakireba ntiyanagikandagiraho. Ubwo question number 1 ikibazo cya mbere kiravuga kuri A iravuga ese uwo wagikandagiyeho ninde? Ni uwuhe? B, ese uwo wagikandagiyeho